umugore udasanzwe, umugore wirwanaho ngo agere ku iterambere ashaka. Ushobora kuba umwumva cyangwa mwarahuye, yewe ushobora kuba unamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye, kuko umuzi namushidikanyaho. Yamaze kuba icyamamare hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Bamwise amazina menshi, bamwe bati ni umushabitsi, abandi bati ni munyakazi, abandi bati ni boss lady, kubera umurava, umwete, urukundo, akunda ibyo akora kandi akabikora neza. Na wundi atari Anita Pendo, umugore w'abana babiri. Sintinda ku mateka y'urugo rwe, ahubwo ngewe naje kubabwira ibigwi bidasanzwe by'uyu mugore Anita Pendo benshi bafata nk'icyitegererezo ndetse utera n'imbaraga abandi bagore. Uyu mugore ntasanzwe mu byo akora. Mu gihe hari abantu benshi baba basuzugura imirimo itandukanye, harimo n'ibyo akora bitewe n'uburyo aba yisanishije nabyo iyo yateguye. Si ibyo gusa, yaramamaye kuko yigeze no kugaragara mu ndirimbo y'umuhanzikazi uzwi ku mazina ya Butera Knowless, mu ndirimbo yakoranye n'umuhanzi w'umugande bita Vampino. Iyo ndirimbo Pendo yagaragayemo cyane, ariko byakugora kumumenya kuko hari byinshi byahindutse kuri we. Nubwo bimeze gutyo, Pendo ni benshi bamwigiraho ibintu bitandukanye kuko ari mu bantu bagaragaza ko umugore ari umuntu udasanzwe. Pendo ni umuntu udasuzugura akazi kariko kose, as long as kamuha amafaranga kandi kakagira icyo kamwigisha mu buzima bwe. Ni umugore wuzuza inshingano ze, yaba izo mu rugo ndetse n'izo mu kazi. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Anita Pendo. N'ubundi yavukiye mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda, aho ababyeyi be bari kubera icyo gihe. Papa we yitwa Spiriye Muhabuka, mama we yitwa Apofia Mukampabuka. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1994 nibwo umuryango wa Anita Pendo wagarutse mu Rwanda. Icyo gihe Anita Pendo yari afite imyaka 8 y'amavuko, niho yahise atangira ishuri mu kigo cya Gahini. Muri kaminuza yize muri Mount Kenya iri i Kigali, ubu yabaye Mount Kigali. Anita Pendo yarerewe kwa nyirakuru. Papa wa Anita Pendo yari umwarimu. Ibi bikaba byaratumaga Anita Pendo ahora yitwararika cyane, ngo biri no mu byatumye agira discipline iri hejuru. Gusa papa we yaje gupfa Pendo akiri mutoya cyane. Anita Pendo ni umugore wihirinze mu rugendo rw'imyidagaduro. Ni umugore wakoze byose bishoboka ngo agere aho ari ubu ngubu. Ni umwe mu bagore bakora imirimo myinshi itandukanye kandi yose akayikora neza. Mu mirimo akora harimo itangazamakuru, akorera kuri RBA, yaba kuri televiziyo mu biganiro bitandukanye ndetse no kuri Magic FM. Si ibyo Pendo akora gusa, kuko ni umuvanzi w'imiziki cyangwa se DJ, ndetse n'umushyushya rugamba cyangwa se MC mu bitaramo bigiye bitandukanye. Gusa ubushobozi bwe buhambaye bwigaragarije cyane muri Primus Guma Guma ndetse n'ibindi byagiye biba mu myaka ishize. Anita Pendo ntabwo watinya kuvuga ko ari umugore wirwanyeho. Anita Pendo yaritse kwegukana igihembo cy'umugore w'umwaka mu itangazamakuru y'imyidagaduro wo muri Afurika yose. Ni igihembo yaherewe muri Ghana, ahigika abandi bagore bakomeye bo muri Afurika, harimo Abanyakenya, Abanyanigeria ndetse n'abandi benshi bari baturutse mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Anita Pendo bavuga ko ntacyo yatanze kugira ngo yegukane iki gikombe cyangwa se yegukane iki gihembo, ahubwo arihangana yakoze nk'abandi. Ibi yabivuze ubwo yari yatumiwe ku miyoboro itandukanye ya YouTube yari yatumiweho. Anita Pendo niyigeze acika intege mu byo akora byose, dore ko imyaka yose amaze mu itangazamakuru ari ubwa mbere atsindiye igihembo. Gusa niyigeze yumva ko acitse intege, akaba ari naho ahera asaba abandi bakobwa kudacika intege ndetse n'abagore muri rusange. Anita hari abamufata nk'icyitegererezo ndetse bamwe bamwita boss lady n'andi mazina menshi, bumva ko bashimye ibyo akora. Anita Pendo iyo aganiriye n'abantu batandukanye avuga ko kugira ngo agere ahangaha abikorana umwete ndetse no gukunda ibyo akora byose, ko nta kazi asuzugura habe na kamwe. Anita Pendo hari ubutumwa atanga ku bagore muri rusange bushobora kuba bwagiraho bubakura naho bubageza, ndetse hari n'icyo abwira urubyiruko muri rusange ko bagomba gukora bakikuramo ubunebwe. Mureke kugendera kuri iyo pressure y'isi, biracyashoboka, wakora ibintu bye. Ubona ibyo akora byose rwose Anita Pendo arabyumva. Ese Pendo ni iki yakwigisha? Iyo urebye uyu mugore ibyo akora, akuzuza inshingano zo mu rugo ndetse n'izo mu kazi, byose bikagenda neza. Mu gihe hari abantu benshi badashobora gufatanya ako kazi, yaba ko mu rugo ndetse n'izindi nshingano zo handi, byose kandi akabikora neza. Ese ni
iki wowe wigiye kuri Anita Pendo? Ese uramukunda? Niba umukunda rero kurikira ibiganiro bya Ntagara official, ushobora gusobanukirwa byinshi by'aba star batandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, inkuru, ibintu bitandukanye byiza. Gana kuri Ntagara official ubundi ukande subscribe, like, share, comment. Ngiye waguteguriye byinshi kuri Anita Pendo. Ndi Ntagara Delphine, nkwifurije guhaha ukaronka. Ndabakunda.